reka mbasuhuze mwese abakurikiye MC Peter TV show, mbabwire ngo nk'ibisanzwe nakagaruka ni umwanya wacu aho tubafitiye abatumirwa beza mwitegereza imbere yanyu. Ndabasuje mwese abari mu Rwanda, abari Afrika y'Epfo, abari y'Amajyaruguru n'Uburasirazuba, abari ku mugabane w'isi yose muri rusange, mbasuhuze by'umwihariko abari muri Amerika n'abandi mwese ba diaspora mujya mudukurikirana. Nabasuje cyane ni MC Peter wanyu. Aka kanya ndagira ngo mbakirire abashyitsi mu ruzi imbere ya screen ya kamera yanyu, babasuhuze kandi babibwire. Reka duhere ku uyu mu type nduzi imbere yanyu. Claude niyo niringiye, muraza kugerageza kuko abantu bakeneye kubumva mikoro, muze kuzishyiraho ubwo kugira ngo tuze kujyana neza. Reka twakire na mushiki wacu nduzi hari Mbabazi Emeline. Nkuko ro mubibona abakurikiye MC Peter TV show, maze iminsi mbabwira ngo mu kiganiro cy'umuco wacu ndaza kubatumirira abantu baze babaganiriza. Ndahabona hano umusore mwiza cyane, nkabona n'umukobwa mwiza cyane. Uno munsi wa none ndagira ngo baze kuza tugirane ikiganiro kivuga ngo mbese ni gute umuntu yamenya umukunda. Ni gute umuntu yamenya umukunda. Tumaze iminsi dukora ikiganiro kivuga ngo wirukankira ugusiga ugasiga ugusanga. Uyu munsi wa none ndagira ngo muze kumfasha abantu babareba imbere yanyu. Mwese ndabibona muri abantu muzi ubwenge, muri abantu mwagira urugo, muri abantu mwakubaka, muri abantu mwaba muri no ku isoko. Ndagira ngo muze kumbwira ni gute umuntu yamenya umukunda. Reka mere kuno umusore kugira ngo tuganirize abantu mutubwire. Abazi n'abanzi. Yamenya umukunda. Ese ugira ngo hari umuntu kumenya umuntu umukunda? Oya reka none mbaze. Nyine ndagira ngo muze kunzana. Umuntu ugukunda urabimenya. Ubwirwa n'iki rero? Umuntu ugukunda. Icyambere umuntu ugukunda. Niyo muri kumwe kureba neza, anakubwira neza ikindi. Nta nubwo ashobora gukora. Uri umuntu ugukunda ntabwo ashobora gukora ikintu cyakora. Abantu bagira urukundo baracyari. Ushobora kuba uri gukoresha amarangamutima yawe. Ntabwo ari ayanjye. Ntabwo ari uko ari amarangamutima. Abantu umuntu ugukunda ntabwo wamenya. None se Kro niko Kro iyo bavuze ngo wirukankira ugusiga ugasiga ugusanga baba bashatse kuvuga iki? Ngo nyine ni kwa kundi uba uri kwiruka ku byagusize, ukiruka ku muntu utagukeneye kandi ugukeneye nawe aragushaka, niba uri kukwirukamo ugasiga ukaba uri gutakaza wa wundi uri ugukeneye, ugufitiye umutima ugushaka, kandi wowe uri kwiruka ku utagushaka. Bivuze ngo uri gushaka gutegeka. Ukamumenya gute rero umuntu ugushaka? Umuntu ugushaka twese turi abantu nshuti yanjye. Umuntu ugushaka ntabwo wamuyobereza. Umuntu ugushaka mana we nta nubwo bwakwira ataguhamagara. Ugushaka ariko ugushaka wowe atagushaka niyo muhamagaye hari n'igihe agukupa. Ushobora no kumuhamagara akureba uri no kumureba nawe, kuvuga utari ko reka muhamagare ndebe ibyo ari jya muhamagara nawe, akaba yareba no kuri telefone umureba agahita agukupa umureba, cyangwa akayifata akareba uri kumuhamagara, yamara kumubona agahita asubiza telefone cyangwa akakomeza akayifata mu ntoki ikirangiza fone abadukurikiye rero, abakurikiye MC Peter TV show, murimo murabyumva uburyo ushobora kwirukanyira umuntu ugusiga ugasiga ugusanga. Byanze bikunze numva Claude arimo agerageza kudusobanura, ariko byanze bikunze na Emeline arahari nk'umuntu w'umukobwa ufite kumenya no umuntu umushaka n'utamushaka, ufite kumenya uwo ashaka n'uwo adashaka, mbese nawe ufite kudusobanurira. Emeline, nimba uri mu byumva neza, natangiye mvuga ngo ni gute wamenya umuntu ugushaka n'utagushaka, ni gute wamenya uwo ushaka n'uwo udashaka. Ndagira ngo umfashe rero, umfashe usobanurire abantu ibyo Claude amaze kutubwira. Wabyumvaga wowe ubwije abantu kuri abantu bakurikiye MC Peter TV show, ni gute nk'umuntu w'umukobwa umuntu yirukira umusiga agasiga umusanga? Tuze kongerera. Hari ukuntu ushobora gukunda nk'umuntu, urumva umukunda uri umukobwa, njye mvuze umukobwa ariko ukunda nk'ubu nkaba nkunda Claude. Ni urugero. Ni urugero. Uzi iki kizungerezi cya nkunda nta mana yawe. Ntacyo turimo turiganira. Turimo turiganira ubwo nituza kugera ku mwanzuro turamenya ibihari. Nitugera ku mwanzuro turamenya ibihari. Yego. Nkaba nkunda Claude.
nk'ubu ndamukunda yaranyanze ngafite uwo akunda nirirwa nta kazi byinshi cyane kuri njyewe umwanya munini igihe kinini umva amajoro yanjye nyarandeba muhamagara nkanga kukwitaho bivuze ngo uri kwiruka kutankeneye ibwirire Peter abantu mudukurikiye murimo murabyumva ko Emeline arimo arasobanura neza ashingiye kuri Claude umwicaye imbere ashingiye kuri Claude ko Claude we arabizi nawe subizi ntabyo uraza kubinsobanurira webwira Peter n'abadukurikiye basobanure wijya kubeshya wirukira ugusiga ugasiga ugusanga nibyo ngira ngo mubwira abantu guys ntakomeza kubabeshya mbabazi iki kizongereza murabibona yuko kitanyemera uyu muhungu yaranyanze nakora iki kugira ngo umuntu ndimo nshaka bari we mbona ndeke kwiruka inyuma y'umuntu kandi atanshaka Mbabazi arimo arababaza ngo yakora iki umuntu nshaka kugira ngo umuntu ashaka aba ari wabona cyangwa umushaka basi erega wirukira ugusiga ugasiga ugusanga reka kwiruka inyuma y'utanshaka atanshaka aha abakurikira MC Peter TV Show murimo murabyumva bano bantu bombi bahuye ari babiri ni umusore n'inkumi ahangaha twaje mu cyifuzo cyangwa mu kibazo kibaza ngo wirukira ugusiga ugasiga ugusanga bano bantu bombi babiri ndagira ngo badufashe mujye inama mudusobanurire kugeza tumenye ngo ni gute umuntu nshaka basi ntamumenya akaba ari nk'umwanya utagiye gukomeza guys nasobanure atagiye kuntangaho urugero ndagutangaho urugero kuko ari we wa mbere mbanza kuvuga ese Claude muri ihangana abantu mukurikiye MC Peter TV Show ndabona menye ibindi ntarinzi ariko baraza kudufasha badusobanurire nubwo rwari urugero Claude ndabona tubigezeho Mbabazi abona kugaragaza amarangamutima yiwe yuko we akwirukaho kandi nyamara nawe wiruka ku bandi ese niye geste yaba yarakoze ikwereka yuko koko nta geste nimwe bigaragaza usibye Mbabazi nawe tusobanure ko ikintu waba warakoze kigaragaza waba warakoze igaragariza yuko ibyo uri kuvuga ari uko nitaho gute Majagwa gift zinga Peter ntakubeshye nta gift ya Mbabazi nzi arabihakanye wabyumvishe abahungu b'iminsi abantu twirwa twiruka inyuma bari bo guys kandi ubu wasanga uburyo ari mwiza n'imodoka haraziparitse z'abatipe baje kumureba njyewe ndi n'amaguru ntago yanyikoza ndabizi none se nimba wabashije gutungura akabikubwira irarenje rovije gutwara Range Rover ishobora kuba nayo iri kumwirukaho kandi bari kwiruka kuri wowe njye sabwo akaba ari kunyiruka hanciki umvaye rega ntago abantu bose batwirukaho ariko twe tuba tuba icyo ni ikinyoma cyambaye ubusa njye ari shira bazagenda kandi njye uri kunyirukaho kubera iki ngo nawe ufite irari ako se ubunge wawe ntago nyanga ufite irari urabizi ko nta kintu ufite iki ufite nyine ufite ariko kuba ntacyo ufite ntacyo bikubwiye tuzagishaka na gihe nicyo kintu guys abantu mudukurikiye murimo murabyumva Mbabazi aragerageza kwereka Claude yuko we yaramupfiriye ariko Claude nawe yibereye inyuma y'abandi niba rero mubyumva wirukanyira ugusiga naramuka agize icyo nkorera nzabibamenyesha babwire ngo wa mubebi noneho burya ari kunyirukaho nawe hari abari ushaka nkora ikibazo izo mpano ngewe zigwaga nazigwaye izihe cyangwa nuko tutazigaragaza uzagira izo ugaragaza ukuri kujya ahagaragara siko bimeze ukuri gushyira ahagaragara byanze bikunze rero abantu mudukurikiye mwese guys wabyumvise ko yirukanyira ugusiga ugasiga niyo kaba gato ngiye Peter nahita amenya yuko koko bya bintu none se ko Mbabazi avuga ko hari ibimenyetso yagiye akwereka none se bantumbwire Claude niba turi kumwe nta na message ya Mbabazi wigeze ubona yamwaramutse nta Mbabazi nta message yiwe ndawe ahubwo se mumbarire nimero yanjye arayigira yego bacu nkayigira usibye ko duhuriye muri iki kiganiro ahubwo mbwira nyiguhe yimereye ndayiguhera hanze y'ikiganiro no guys abantu mudukurikiye wirukanyira ugusiga murabibona Mbabazi yari yarapfiriye Claude ariko ntabwo yari yarabimubwiye yamubonye mu birori ngaho ngo bahuriye muri hoteli umutipe yicaye nk'imfubyi
uramureba uramubenguka utayifashe ndamureba guys abantu munyitegereza nifashe neza nk'umwana wahaze icyayi ariko oya pe yari yicaye umwana wo kwabuze ibyari jya wimfa harya hoteli ni kiriya kizu kirekire bakita hoteli cya kizu kirekire baryamamo ibizu byose baryamamo ahandi twari duhagaze na bari abagabo bose urumva nyine murahaziranye aho mwahuye kuri hoteli se wari wicaye urambeshya kuri hoteli se ko baharira ibiryo byiza ko nta kintu twari wariye wimbeshya harahagarika Guys, kuri hoteli bararya we Peter namuguriye umuceri wa 25 ariko ntabwo abyemera umuceri wa ye Peter azawugure ye baba we umuceri ugura se 25 Pirawu ariko kurara ariko aramutse awuguze basi wakwemera ko agukunda aramutse awuguze se basi wakwemera butike yose ureba nta hantu umuceri ugura hari butike ze zibamo ipirawu undangire nanjye nzigira ntabwo ari umunyarwanda woyagera kugura ubwo umuceri ni umutanzaniya we oya ni umuceri mwiza Pirawu urimo inkoko nziza biryoshye turabisangira ariko ubwo biba bite wahise urembugura itugenda babarira cyane ibyo bintu sindanabibona guys abantu mudukurikiye rero nagira ngo mbabwire ko byose byari umugani ariko ikiriho twarimo tubereka yuko wirukankira ugusiga ugasiga ugusanga mukuri kose mwabonye ko Mbabazi yakoresheje uko ashoboye yereka urukundo Claude ariko Claude akagira ati wapi ntabyo nabonye kubera ko amaso ye yari abishwe amaso ye ntiyabirebaga kandi buriya twinjiye mu mutima wa Claude wasanga hari undi muntu yasariye akunze guys ambeshya Claude ndetse n'abandi mwese mudukurikiye abatipe mwese mudukurikiye mumenye ko hanze hari abakobwa babakeneye mumenye ko hanze hari abakobwa babafitiye amarangamutima bakobwa namwe mumenye ko hari abahungu babasariye nimugerageze muhana umwanya reba umuntu ugukeneye aba ari we nawe ukenera kuko ukeneye akeneye abandi turabimenya gute Claude na Mbabazi mwongere mutugire inama mutubwire ese ni gute byibura tuza kumenya ngo uyu nguyu aradukeneye cyangwa se uyu ntadukeneye turakeneranye yewe inama nagira abantu badukurikiye umuntu ugukeneye cyangwa se ugukunda akwitaho niyo ugize ngo ugize nk'akabazo n'urugero uramuhamagara umva atarakubaza icyabiteye ahita abikemura niyo adafite uko abigenza umva hamagara inshuti n'abavandimwe kugira ngo ntabwo umuntu ukwitaho cyangwa se ugukunda ajya ashaka ko nakwitayeho kutabyemeye ntabwo yabyemeye ariko wirukira ugusiga ugasiga nubwo turi mu kiganiro njye nagira ibyo azanyereka nzabibabwira byose kuri kamera rero nzabikwereka mugabo mwiza kuko uritaye nifuza umeze neza ufitiye kurashi guys abantu mudukurikiye murimo murabibona byanze bikunze rurahari ariko ngira ngo mbabwire ngo wirukire ugusiga ugasiga ugusanga ni akanya kanyu kugira ngo mumenye ngo ese unshaka ninde ese undi kwirukanka harankeneye aranshaka ese umwanya wanjye ndi kumutaho bimaze iki mbese buri wese mu mwanya we subiza amaso inyuma urebe wa muntu urimo usiga kuko wasanga ari we ugukeneye twibukiranye ko atari ikibazo cy'ubushobozi ntabwo ari ikibazo cya mikoro ahubwo ni ikibazo cy'urukundo rwa nyarwo rukenewe umuntu wese mu mwanya we nahereza urukundo urumuha ngaho mugire icyo mubwira abantu bwa nyuma maze dusoza ndabona n'ubusitani twatembereyemo burimo bwira ngewe ikintu nabwira abantu bwanyu bazakurikirane ikiganiro cyanjye n'uyu mugore bazarebe ko hari ikintu azanze nta kintu tuzabera abandi urugero ni icyo ntabasha kuvuga niba wumvise neza rero Claude wumvise ko azakiguha igiki ikintu icyo ari cyo cyose uzanshakaho kivanyemo ibyirari kuko ngenda gukunda njye ntararingira waranyanze ntabwo so uhereye umunsi wa none Claude banza uhindukize amaso umenye ko Mbabazi niwe wawe Mbabazi nawe Claude mwabyumvise wirukira ugusiga ugasiga ugusanga urukundo rwa Mbabazi ntabwo Claude arwitayeho ntabwo bya ijambo yambwiye mwandikiye mesaje ambwiye ko mushaka yarambwiye ngo ntabwo uwo nguwo ari ngewe
reba nawe umuhungu pe ubwo Claude atangiye kuguha gift nawe yatangiye kubyumva. wakunze se basi ntabwo wakumva ukuntu wakunda umukobwa ugenda muri renjiro ntabwo byakunda ntabwo aba ari banza mu nyumvera sibyo gukunda ni kimwe no guharara ari ikindi nansabiye urukundo no mu Mwansabiye urukundo uno muhungu. Abantu mukurikiye MC Peter TV show nimugire icyo mukora muri comment maze muze kureba neza bano bantu. Mbabaza aragira ati mumbwirire Claude yuko mukunda byibura nawe ampa umwanya. umwanya pe kuko gukunda utagukunda ni nk'imvurwa mu ishyamba. Oya basingiye inegwe mu mutima. Kandi ngiye bashaka ko imfura yanjye igwa mu mutima no mu mutwe nkabasha gutohagira. Claude uremera guha Mbabazi urukundo cyangwa? tuzabivugaho ubutaha. Murakoze. Neza pe urayimwimye nako urarumwimye. Urarumwimye koko. Mbaba nawe cya kintu waravuze uzamuha ubu kimwimye kugeza igihe azisubiriraho. Ya mpano nawe ntuyimuhe. Ntabwo nzayimuha. Ya mpano. Claude impano urayishaka cyane nawe ushaka? ntayo nshaka. So guys, abantu mukurikiye MC Peter TV show murabyumva, wirukanye no gusiga ugasiga ugusanga. Ubu ngubu nyuma ya Mbabazi wasanga hari umuntu washize kandi muri comment ndimo ndababona. Nimwiyandikire mumbwire neza niba Mbabazi mumulayikinga, niba Mbabazi mumwemera, niba Mbabazi mumukunda. Namwe kandi mwabakobwa mwe wasanga ari we wa Claude. Gerageza nawe kuri MC Peter TV show muri comment ubinyandikire nushaka nimero zabo ndaziguha kugira ngo ushaka kubwira amarangamutima yawe umwibwirire. Ngaho nimusezera abantu basi mubabwire bagiye bakurikira neza MC Peter TV show. Mukore subscribe kuri MC TV. MC Peter TV show. Welcome.